Bwiza uri kutwumva neza? Yego ndi kumva neza. Wow, neza cyane. Iki ni ikiganiro Bwiza live kaba ari YVANBURAVAN radio tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru. Amakuru yanjye ni meza. Ya. Nizeye ko nawe mumize fresh. Tumeze neza sana. By the way, reka baze guhe konzi sana ku ndirimbo yawe dusa nkaho tukwakiriyemo already yujuje views miliyoni katuri kuvuga ati ngo ntago biba ari ibintu byoroshye nk'umuhanzi nkaho uri kuzamuka neza muri muzika nyarwanda uyu munsi uri kuduha ama hit back to back n'ibintu nk'ibyo ukeka ko ari iyihe mpamvu wenda ino ndirimbo ushobora kuba yarakiriwe muri buno buryo navuga ko wenda bwatanze indi power play cyangwa se urundi rukundo kurutabona izindi ndirimbo wagiye ukora zagiye ziyibanziriza? Nkeka ko wenda ahari ari indirimbo nziza style yari itandukanye n'izindi nsanzwe ndirimbiramo. Nkeka ko ariyo mpamvu ko nizayibanjirize zari nziza gusa yo yari different kuko ni style zisa nkaho zari zitandukanye. Okay. Tukiri kuri iyi song yego yujuje views miliyoni ibintu byiza cyane hanyuma uza no kwikorera remix aho wafatanyije na John Black. Iyi connection yaje gute? Ni John wakwandika gusaba remix cyangwa se ni management wende barizwa mu uyu munsi? Actually niwe wanyandikiye kuri Instagram ndabyibuka icyo gihe. Aranyandikira ambwira ko twakoze indirimbo nziza yayikunze and twari dufite kujya Uganda. Tugeze yamenya ko twaje aranyandikira tulinking up turahura tujya muri studio ashiramo verse. Okay. Yeah. Wow, neza cyane. Hanyuma se video ho byarangiriye hehera? Video nanjye kugeza ndategereje kuko yagombaga gusaka minsi ishizeho. Gusa narone ntabwo biri butinde. Okay, neza cyane kabisa. Hanyuma rero tukaba turi kumwe n'undi mukobwa muri studio gukunda sana yitwa KURI Ivona. Urana baraza kuba hari utunari bukobaze mu kanya gatoya. Reka tujye noneho ku ndirimbo yawe imaze igihe gito isohotse. Ni indirimbo wise Romance. Kwanda duhere kuri iyi title. Kubera iki Romance? Niki washatse gufokasinga hanini? Romance ni ibihuha. And story ya ndirimbo yiyumvishe neza umva ko nibihuha ni nka story y'abantu babiri bakundanaga umuhungu n'umukobwa. Noneho nk'abantu bakajya bateranya bashaka guteranya umukobwa ku muhungu nyine bakamushira inkuru z'ibihuha bamubeshyira ibintu bitari byo. Iyo niyo story niyo havuye title ya Romance. Okay. So iyi song ikimara gusohoka yasohotse tariki 16. Hanyuma ubu cyatwakira indi nkuru itari sawa ya YVANBURAVAN. Ntago byaba byaragucarinze. Haciyemo amasaha abiri. Haciyemo amasaha abiri. Before yuko inkuru ya Buravan tuyumva ya tuyimenya So ntago byaba byara ku affecting mu buryo mu cyangwa se ubundi cyane kugenda projet. Bitabi ku affectinga. Kuko yarasohotse hashize amasaha abiri nibwo hamenyekanye inkuru biba ngombwa ko duhagarika media tuwa actually ntabwo twatangiye kuyimenyekanisha. Tuba tubihagaritse mpaka igihe yashinguriwe yaherekejwe abaribwo twongera gusukura iyo gahunda. Of course icyo gihe cyose gihitamo aho ngaho hari umuntu utavuze niba basohoye indirimbo, hari umuntu ugiruka wenda ready byanga byakunda hari ikintu affectinzeho. Sure. Gusa ariko ku rundi ruhande nagiraga gutya nkarunguruka nkabona of course views ziri kugenda zizamuka abantu bakazireba. Hari ukuntu yisunikaga. Ibintu byose binanyereka ubundi buremere cyangwa se ikindi cyizere abanyarwanda baguhaye muri rusange. Hanyuma ku bijyanye n'iyi song rero hari akantu gasoza iyi ndirimbo. Kari akantu kayisoza buriya dore ko iyo muhageze mitasubiza inyuma kugira ngo nkumve neza. Nyine kanyereka ko message hari umuntu ategitingaga cyane. Nakavayibu tu kahise kanyereka maybe ko hari umuntu iyo message ategitingaga cyane. Ndavuga ati se kabara akavayibu cyangwa se koko hari umuntu nyine wifuzaga ko iyo message igeraho. Actually ntawe ni
ni ibintu byusuzanyaga muri stories kuko wumvise ya story neza ni story ntangiye yatera umujinya ari nge babivugaho none ikarangira nyine cyangwa ufite umushiha tu nkahita nkari ya reaction ko ni ibintu ubwo ibyari byose byarabaye too much rero ikintu kikurambiye hari ukuntu nk'abandi batavuga wenda hasi abandi bakimyoza nyine ni reactions zikunde kugaragara ku bagore n'abakobwa ku bintu batishimiye. Neza cyane. So niyo wayendikiye? Nayifashijweho na Niyo Bosco. Wow. Shout out kuri Niyo. Hanyuma na Kenny after part Kenny Soul. Kenny Soul. Okay. Hari amakuru mfite yuko Niyo ashobora kuba none yaragufashije kwandika indirimbo Ready? Of course, yes. Wow. Niyo ubona ufite ubushobozi bungana gute cyane muri kariyeri ye? Kuki ari we nyine wibandaho cyane? Actually Niyo Bosco ni inshuti yanjye cyane kurenza ibindi bintu byose kandi umuntu wishimira umuziki wanjye ni umuntu ushobora kwicara akanyumvaho ubushobozi bundi jewe ntari nsanzwe nzi akambwira you know what next time ufite gukora iki noneho akanabimfashamo ibyo bintu kubishira mu buryo. Rero niyo navuga ko ari part nini usibye no kuba namfasha no mu muziki wanjye. He's my friend. Bwiza cyane kabisa. Anyways, hanyuma reka Cutie ndabona hari ikibazo ufite cyo kubaza. Yego Cutie. Bwiza bite? Ni byiza. Bwiza hari agace tugira kitwa Q&A mu kiganiro cyacu tukubaza ikibazo and then kumara umwanya munini ugatudusubiza. We ready? Okay, ndi ready. Okay, twagiye. Bwiza amazina yawe witwa gute? Bwiza Emerance. Niri ukunda kurusha irindi? Bwiza. Okay. Ni iki kintu bakoresha babanje kukimena? Ijya. Wow. Okay, tubwira ijambo risoza indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda. Ijambo ryawe riguye ijambo. Nakubwiye ijambo rimwe. Okay. Uduhaye bonus. Okay, none se ukeka ko ibara rya orange ari ayahe mabara bavanga kugira ngo ribeho? Pink na yellow. Sure? Pink and yellow? I think so. Okay, n'umutuku ndetse n'umuhondo. Noneho ikibazo cya nyuma kirabaza kiti ngaho turirimbire gato cyane ku ndirimbo ya Ama-G The Black. Ntabwo nyine nayo nzi actually ngiye kuririmba ngo amarira y'inja ukazi ko harimo verse ariko verse y'ibyango. Okay, Bwiza byari ibyo ngibyo urakoze urabitsinze 3-5. Okay, urumva ko biba bitoroshye cyane. Anyways, ariko ndagerageje. Sana ku 10 uramuhangaye Cutie. Ndamuha nk'8. Aguhaye 8 ku 10. Sibyo. Uranyuzwe? Ndanyuzwe. Neza cyane. Anyway, hanyuma reka nze gato kuri before ko ngaruka kuri projet za muri rusange. Reka ngaruke ku bihembo byenda gutangwa very soon bijyanye na Kisama Award. Ahanini bikunda kugaruka ku artists baba barakoze cyangwa se ku bihangano biba byarasohotse muri Kisama cyangwa se muri no summer. Urumwe mubona bonye bari muri category n'ubu hari narabonye nk'ebyiri niba ushobora kuba nibuka neza. Hari best female artist ndetse na best new upcoming artist. So muri izo zose ni yihe wihamo bahirwe witekereje nuko wibonye ko wakoze? Asha zose bazima ari nje uziha kunje zose naziha. Okay. Kuko byose I deserve it kuko byose narabiharanye. Wow, true. Oh yeah, neza cyane. Hanyuma se Bwiza reka ngaruke nanone ku ndirimbo wakoranye na Symphony Band. Wenda katubivuge bitewe nuko nitwe twarabonye uburyo bwo kuyivugaho. Ni imwe mu ndirimbo benshi nabajye bagaruka bavuga bati habayeho kutumvika kwa Symphony ndetse na Ariel basa nk'abagusimbuza. Ni nyuma yaho nanone Ariel yaje kubasohora nanone indi version ye kuri iyo song n'ibintu nk'ibyo. Baravuga bati se mu byukuri
ntabwo haba haraje umubano cyangwa se umwuka mubi hagati ya Ariel ndetse na Bwiza n'ibindi nk'ibyo. Nubwo nyuma wenda twagiye tubona amafoto muri kumwe mugaragaza ko nta kibazo gihari, mu by'ukuri yego amafoto ahisha byinshi, nanone akongera agasobanura ikindi kintu. Ndagira ngo nanone duhamirize umubano hagati yawe na ARIELWAYZ, hanyuma se nanone uze no kugaruka kuri Symphony. Ubona koko wowe wari choice nziza kugira ngo uze muri icyo kimbo cya Ariel kuri iriya ndirimbo My Day? Wenda mpereye ku bya Symphony, actually nta nubwo situation yabo njye mbafite kwivugaho ibintu byinshi kuko nta kintu kimwe mbiziho. Gusa ibya choice bo kuba barampisemo, nimba barampisemo mbere cyanyuma I don't know. Icyo nzi nuko bakoze choice nziza, and iby'umwana wanjye nawe nuko ntabwo twigeze tumenyera mbere ya biriya bintu. Okay. Gusa uko tubanye no munsi nkeka ko nimba habaye ikibazo bikaba ngombwa ko usimburwa, impamvu ntabwo yaraturutse kumusimbura cyangwa kuri nk'uko kuntu babivuze. Rero ndakeka nta n'ikibazo gishobora kuba hagati yanyu, as long as ibyakozwe neza kandi bikagira impact nziza. Ya rero njye na Ways sha ngiye kuvuga ko hari icyo dufitanye naba mbeshye 100%. Okay. Ni umuhanzi mwiza nkunda, kandi she's a good friend. Wow, nabonye yara nayikoreye challenge, akoreye igitero cyawe muri ya song akikora challenge. Yakoze challenge nziza. Yeah. Neza cyane kabisa. So hanyuma tugenda tusa nk'abagana ku musozo w'icyo kiganiro kugira ngo wenda tunakuribere komeze n'izindi gahunda ururimo zitandukanye. Ari nka Ways Radio ni imwe muri radio ishyira imbere cyane umuntu ufite ubumuga aho ava akagera uwo ari we wese. So kandi yagumye kuvuga Niyo Bosco, always Niyo Bosco. Okay. So kuri wowe ubuzima bw'umuntu ufite ubumuga uyu munsi mu Rwanda, bitewe nawe ugenda ubona umunsi ku munsi muri rusange, ubona sosiyete nyarwanda ibafata gute cyangwa se ubona bafatwa gute muri rusange? Ubona koko bahabwa cya kindi bifuza kuba bagahawe cyangwa se ya respect bifuza kuba bagahawe as nk'abantu nyine bafite ubumuga muri rusange? Wenda uko bikorwa atari ko byagakwiye kuba bikorwa, ahubwo byagakwiye kuba bikabye, kuko abantu babana n'ubumuga maze kubona ko ari abantu bashoboye ibintu bimwe natwe wenda tudashoboye. Okay. Nabo ni abantu bafite ibintu bihariyeho. Hari abo usanga bafite ubumenyi wenda buruta ubwacu, hari abo usanga ashoboye gukora ikintu wowe wenda muzima utashoboye. Rero ni abantu bagakwiye guhabwa umwanya w'ibitekerezo byabo, bagakwiye guhabwa amahirwe yo kwerekana ibyo bashoboye. Ni abantu bagakwiye guhabwa agaciro kuzuye, nk'ako baha umuntu wenda nakwita utabana n'ubwo bumuga, kuko ni abantu nabo bashoboye 100% imbere natwe tuba dushoboye. Wow. Wow, byiza cyane. Anyways, hanyuma se dusoza nicyo usaba abakunzi bawe bari kukumva hirya no hino? Icyo nasaba abakunzi ba Bwiza ariko yumva hirya no hino, ndetse n'abakunzi umuziki muri rusange bari kutwumva akanya, ni kwibutsa ko nasohoye indirimbo nshyashya yitwa Rumors. Iri kuri platform zanjye zose zicuruza umuziki ni Bwiza, aho hose wajya ukandika Bwiza. YouTube channel ni Bwiza, indirimbo ni Rumors. Ni ukugenda ukasearchinga Bwiza Rumors, ugasharinga, ugasubscribinga, ukalikinga, ukibuka no kunkorera aga challenge ukakamereza kuri Instagram yanjye ni Bwiza official. Kaze kuza kubaho gukorera dorajya dukora. No kuyabo nanga mutarasoka mu studio maze ukamba. Hatari Turabisoza. Kuri Instagram yanjye ni Bwiza official, Twitter ni Bwiza official, Facebook ni Bwiza Emera. Wow. Kandi ndabakunda. Wow, merci beaucoup. Hanyuma tutarakurekura waduha gato kuri no song yawe nshyashya Romance? Okay, nakumeze neza ariko nagerageza. Try. Okay. Unyumva vuba, you don't trust those rumors. Ngo karya show, n'abagabo bamenado,
do ngwakako akaza kujyana mu kasho oyayay bagutera stories more than the overdosing cheating n'ababosi on my hotels n'amarogi. Oh my God, people talk too much. Go hida, but I'm changanya. Rumor, mama, rumor. Rumor, mama, rumor. Oh yeah. Hatari. Asante sana Bwiza, twifurije kandi success muri byose. Murakoze. Wow.